hari ijambo ejo bundi KNC Free Watch birumvikana wo kuri Radiant TV1 hari ikiganiro yakoze ejo bundi avugamo ijambo rikomeye abantu benshi baramuseka ariko abamusetse abandi bakavuga ati nimwumve ibintu KNC yavuze ariko nza gusanga uyu mugabo ibintu yavuze biri mu ubwenge bukomeye cyane koko n'umwe mu bagabo bagira ubusesenguzi buri mu ubwenge bwinshi. Mu ijambo yavuze mu byo kuri KNC yaravuze ngo basore ni mwige kugira ubugugu. Ni ijambo KNC yavuze. Ni mwitoze kugira ubugugu ku dufaranga twanyu mukorera. Kuko utwo dufaranga twanyu mukorera izi nkumi ziri hano zirashaka kuturya. Kandi koko nanjye reka nongere mbivuge niza. Ni mwige kugira ubugugu ku dufaranga twanyu. Hago dufaranga ukorera n'ubundi ari udufaranga kugira ngo uze ujye guhaza umwana wundi kuko uwo mukobwa ubwitwa ko mukundana n'umwana wundi ntabwo wamubyaye. Isaha n'isaha ko dufaranga naza katukunyunyuza kadutwara ibyaga guteje imbere bikagenda kuko subwo uzasigara uri mu ntoki. Mpamvu iri jambo dukwiye kuryumva nk'ijambo rikomeye kandi ritsindagira neza neza ibyo ni kukubwira ukumva ko ibyo ni kukubwira ari ukuri. Witoze kugira ubugugu tuvuga hano n'ubu nukuguguza kugira ngo cyase nukugira ubugugu bushinye mu gutuma nta bintu byawe upfa kuri kuko iboniye bidafitiwe imibare bidafitiwe n'impamvu bigiye kurekura. Ese amafaranga uri kwinvestinga mu mwana w'umukobwa mukundana ugera imbere y'agataka ice cream ugera imbere y'agataka sambusa ishyushye ihumura ugera imbere agataka breba yagira imbere agataka ya urut yagira imbere agataka inkoko yaca hano mwaba muri kugendana kumva inkoko irahumuye agataka inkoko mwagera imbere kumva ifi irahumuye akavateshera hari ifi ihumuye mwagera imbere ukavuga akakubwira ati tugeze imbere numva ka cappuccino karampumuriye mugeze hari ararangira ati tugeze imbere numva agacapati batetse hano runaka karampumuriye tugeze imbere numvisha ka gapiza runaka kampumuriye. None wabaye ikigo gifasha iki wabaye ikigo gifasha imfubyi n'abapfakazi cyangwa se n'ababaye bose cyari kibazo ukwiye kwibaza. Ese wabaye ikigo cyangwa se wabaye kuva ryari uza agafasha abantu bafite ibibazo nk'ibyo mu buryo bufatika. Mu by'ukuri umuntu wese mu by'ukuri uza agataka ice cream agataka ice cream agataka ji agataka akaji gakonje agataka agafanta ka buri munsi akagenda iteka ryose mwajya imbere akavatishari mu by'ukuri kose ka snacks karampumuriye mwagira imbere ati agacya gasosi gashyushye akaboyura gacya yewe kweli ugiye mukobwa yewe umuko nanjye nkubaze ko nimba nawe mu by'ukuri ntunagira n'isoni kweli yewe umuteto wumva ko umwana w'umuhungu utufaranga mwagakoresheje mwiyubaka agiye kutumara muri ice cream n'izo za biscuit zose akugurira ukuze nkawe ibyo ntiwabyigura kweli ni ngombwa ngo ntumva ko no kurusha umwana w'abandi udufaranga akorera nkaho tamufashije gukora imibare ngo tujye naho tubageza. Niyo mpamvu nkunda z'iki gihe kenshi na kenshi n'urubyiruko byose tuvuga ziba zikennye amafaranga yagakije abantu ashyira mw'ibyo ice cream champagne gusohoka ibintu nk'ibyo bikarangira. Hanyuma rero aba bana b'abasore nabo rero dufite rero nabo wagira umuntu wabaje abaruga gusesagura batitaye ku mpamvu yari yo yose. Impamvu tufaranga twose bakoreye nukurekura ubuguguza ryari mu bantu bumve ko bafite kugira ubugugu ku mafaranga yabo bakorera kugira ngo agire ikintu abageza. Utabanje kugira ubugugu dufaranga ukorera ubwo ruteka ryose warabaye ikigo gifasha imfubyi ubabaye wese utatse wese ugafasha ubuzuzisigariza dusaba nka cya gike rero cyatanze imirizo kikiyibagirwa kigasigara ntawe kigira. Ariko mwumva ibintu hano tuvuga. Hanyuma rero umuteto rwose mu by'ukuri mw'abana bacu abakobwa mwe dukunda so ukuvuga ko ibyo bintu umushira batabigukorera ako nawe zirikana ko yatari banki uri kuza gupfupfunuramo amafaranga buri kanya ngaho ice cream ngaho yikinga kandi na banki yagira ngo ikarambirwa ari na banki no can you imagine umusore
umwana ukiyubaka nawe akishakishiriza ubuzima ugiye kumugora, umukangisha ko nadakora ibyo ngibyo umureka ukagenda, umukangisha kuri buze kuvuga ko atagukunda. Hanyuma byamara kumera bityo rero ibintu bikarangira gutyo, umwana w'umuhungu agakena, bikazagera ibyo atakiguriye akabigutangamo amafaranga, ibyo ubwo atakwigurira, izo ice cream n'izo shokora n'izo biscuit zose n'izo za cappuccino n'ibyo byose akugurira, kugeza ubwo adashobora kubyigurira ariko akabyikuramo kugira ngo abikugurire, kugira ngo ukunde ugumane nawe. Urwo ni urukundo cyangwa ni umuntu wabonye wa fake kugira ngo ujye uriteka ryose uhaza igifu cyawe gusa. Hanyuma rero bagira imico ntazi hiva yo kuvuga ati nudakora ibi ngibi ubwo ntabwo urabunkunda. Iyi muyandi magambo tuje gupingana, turi muki, turi gupingana, turi muri iza ntuza ngo turebe ukunda n'utamukunda. Nese kugukunda bivuga ko nkoresha ibyagombye kuba bintunga bikangira umumaro kandi nawe bikazakugira umumaro, kugira ngo ngushimishe, nangiza freedom yawe, nkangiza umunezero, hanyuma ukanyima imari yawe y'urukundo. Rero izo diyama z'urukundo kazinyima, cyangwa se iyo diyama cyangwa se ayo madolari y'urukundo rwawe kayanyima. Ubwo urukundo rwawe ni idolari, ubwo kugira ngo ndubone ubwo muyandi magambo, kugira mbone serivisi ziva ku rukundo rwawe, nuko ngomba kujya nikuramo ibyakanyishije nkaza kugukiza wowe ufite amaboko mazima, ufite umutwe muzima ukora, ufite intoki nzima zikora, kandi unakora amafaranga, ariko ukaba utakura ku mafaranga yawe kugira ngo ukunde utwona kuri twose tujyane. Ko ntago ari urukundo. Mwa basore mwe tuba tugira inama, tubagira inama kugira ngo muhitemo muba abantu bakuze mu buryo bwose bugaragara, ku buryo nawe wamenya uti nanjye ejo nubwo uyu muntu ataba ahari ariko nanjye nkwiye kubanza nkiyubaka nanjye. Niyo mpamvu ari byiza ko nimba ubona ibintu by'inkundo bigukonsoma amafaranga menshi, inama ya mbere ni uko ubyihorera, ubyihora ukabanza ukiyubaka, ukazabijyamo basi wariyubatse. Nuwagira icyo kurya akakurya basi, nuwakarya utwo dufaranga twawe, ariko nawe waragize ute, waragize nabi icyo wigeza, nibura basi nawe warabanje kwihaza. Byo tuvuga nawe ubwawe warabanje kujya ute, warabanje kwihaza nawe ubwawe ukumva ko wihagije. Hakunimba ntawe uri aho ngaho, dufaranga twawe twose uradushora mu ice cream, urashora iyo ni boutique uri kudepa, uri kubidepa muri boutique ngo ujye kubicuruza, just kudepa mu gifu cy'umuntu, kudepa mu gifu cy'umuntu kugira kunde agira narangiza guhe service zituruka mu rukundo gufitiye. Zo service abantu bajye kwishyura ko ntago ari urukundo rwo nguru. Kuri ubuteka mutwe cye nkunda kwivuga abantu bakanseka, ariko mwene urukundo nkuru araba ari ubuteka mutwe, bugo nta rukundo wari uhari. Ya niyo mpamvu rero mwabasore mwe udufaranga twanyu mugire ubugugu rwose, ubugugu buremewe, nta kibazo kugira ubugugu, kandi ubugugu bwiza tuvuga ntago ari bwa bundi bw'imaso na nyoko bukima bavandimwe, kugira ngo batagira ko n'ikimenyimenyi ibyo uspendenga ko umukobwa uvuga ko mukundana ntiwabikora na mama wawe, ntiwabikora papa wawe, ntiwanabikora n'umuvandimwe, cyakoze ubikorera umwana w'umuntu, ko ubikora umwana w'abandi, wo n'umwana wundi. Rero sasa rero yagize gutya akakurika n'andi usugusanga umutipe umutwe wamuriye hafi yo kujya kwiyahura, uti n'ibintu byose n'ibintu byose nashoye kuyu mukobwa ni ibi ngibi nkoze, nibyo ngibyo gukoze, kuko mu yandi magambo icyo yishakiraga cyari kiri message ndibuze kuvuga. Ariko n'ubundi nongera nkagarukaho, mugira ubugugu kudufaranga twanyu mukora mwabasore, ntimukajye mupfa kurikurama. Simvuze ngo nimugira ubugugu ntimuzagire impano muha abasheri banyu, cyangwa se si icyo mvuga, ariko amafaranga ya buri kanya adafite igisobanuro, aya mafaranga mujye muyereka buri kanya. Nk'urwo n'urugero nari nguhaye, ibaze nimba umukunzi wawe muhorana kuva kwa mbere, hasima gukunda kuva kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere, cyangwa kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru. Baze nawe ahantu hose mutambutse capati irahumura, ahantu hose mutambutse pizza irahumura, ahantu hose mutambutse arakubwira ice cream irampumuri, aho mutambutse ubunyobwa burampumuri, aho mutambutse ji irampumuri, aho mutambutse inkoko ikaranze neza ishyushye irampumuri, aho mutambutse tugeze country zone numva ntaharinga mu byukuri, ntashe kwiranyama y'inkoko ihari, mu byukuri tugeze hara numva
utujugunuko utuntu twose nk'utwo twose ngabara nawe ukore totali y'ayo mafaranga mu cyumweru umbwire amafaranga uburekuye ko uwo muntu angana ate. Niyo mpamvu nkubwira nti n'inama nshaka guha abakobwa, mw'abakobwa mwe namwe ntimukajye mugura abana b'abahungu gusa. Abana b'abahungu benshi baba bakiyubaka nta bushobozi bwinshi bafite kandi n'ubwo yanabugira, ahubwo umufashe murebe ukuntu amafaranga mwabyaza ikintu gifatika, niba n'umushinga mukubakana imishinga muri kumwe. Hajya byo kukangisha abantu ngo murabi mu rukundo. Abasore nabo rero b'iki gihe nabatese cyane, ntabwo bazi iyo biva niyo bijya. Umuntu akikanga ati ayiwe arita nyangashira wanjye, mureke gihinda akwanga ariko wikunde nibura basi. Umuntu akwanze urikunda mu kimwe rero umukunzi uriyanga niba bintu bibiri. Nimba umukunzi ukamuspendinga amafaranga na gutyo ugahomba egariya nzi kuko nanagenda nibyo wamuhaye ntago azabikwishyura kandi byarangiye. Nibyo ndetse n'ikimenyi nibyo byumuha ntiwabasha kubyigurira nawe, ntiwanabyigura basi ubyihembemo. Navuye ati buri munsi nzangenda ko ice cream ntumure nyigure nyirye, ningera nkumva inkoko irampumure nayo nyigure nyirye, ningera hara nanjye nibura basi ibyo ubyishura amafaranga. Ahubwo bishobora kundi muntu, ubishobora kuba mukobwa ngo mukundana muri mu rukundo. Ibyo ni biki? Icyo ni icya kabiri. Nimba rero ukoresheje icyo kintu ukoze ibyo bintu egare uramukunze ntago wikunze, ariko nimba adashaka gukunda kavati ntunkunda kuko utampa birya byose, kutangura amavuta yo kwisiga kugeza nubwo amugura kakenda kumwe imbere, muraka kugura amayo y'imbere kugira ngo ukunde umukunde wa mukobwa we. Nabo rero nukuri kose nabyo ntibizoro. Inama ngira abakobwa nyamuneka muzirikane ko abasore babakikwibaka nta kintu baba bafite rega burya benshi, nubwo mukundana kandi nubwo yabari mubona ko n'ikintu afite wishaka kumukusuma amafaranga na gutyo nawe ugira n'uwo mutima w'impuhwe. Aho ibyo ni ukurya gusa, ushaka kurya gusa kurya gusa kweri ku buryo nabyo ngibyo nawe utajya ubyikora nawe ukabyiha. Ni ngombwa ujya wigubikonsoma ku muntu ngo nuko ngo umukunda natabikora uramwanga. Uzamwange turebe ko hari ikihinduka shaka. Urwo rukundo rwawe rw'idolari uzarugumane. Turibiye ko ari cyo bihindura. Mwabasore mwe mugira ubugugu muri message ya nyuma, mugira ubugugu nkuko KNC mfura wacu abivuze, mugira ubugugu wana byose nibiki. Gusa nyine ubwo bugugu simvuze mugira ubugugu mwime abasheri banyu, ariko nanone mubikore mu rugero, ntimukajye musesagura amafaranga mu buryo bugaragara. Ndabashimiye.